Jihad nawe ngo abahure na yampani Nyamirambo aramubwira ati yampano ugomba kwishyura pazo amafaranga ye bitari ibyo bizakubaho byirengere wumve ubwo yampano asanga Jihad nani ibintu bya hatari we yaraje manza wumve ubwo yampano arigenera bura hari ikindi kintu mutazi umuntu wateguye bino bintu byose ntabwo yigeze anavuga muri ikeza kandi no umuntu watangiye ikirego wa mbere ntabwo arafata no mu diaspora muri ikeza ya yampano niwe wasunitse kugeza n'amashusho agiye hanze umuntu diaspora samukula Hega amatwi ariko yatangiwe ikirego umunsi azamanuka azahita bamujugunyamo hakubwira ko Jihad ari kuregwa ibyaha bingahe ari kurega ibyaha bingahe Sibyo kasiye tega amatwi wumve ntabwo bakurikiye hari dosiye zoherejwe mu bushinjacyaha uyu munsi ndabena umuceri ngo yarakubwiye ngo ninde wamutumye gukora ibyo bintu yambwiye ngo ni Muyango nansaba nuko yamushira kuri telefone ndambwira no Muyango yo wakimenye nta mpamvu yego ashaka kwihimura kuri uwo muntu amakuru y'ibihuha gukangisha gusenyerejwe mu bugenzacyaha bitandatu nibyo byari inshinjacyaha 18 z'ukwa gatatu muri 22 kugeza itariki 9 z'ukwa 10 izina riremereye nk'iki ntabwo riremereye kurusha amategeko wumve ibyo rero itegeko rikurikizwa uko riri igihe nyine iperereza ryagutunze inkoni ni wowe ukurikirana gusa kumwihariko wa Jihad nk'uko wari uvuze wenda guhera tariki 18 z'ukwa gatatu muri 22 kugeza itariki 9 z'ukwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yarezwe ibirego bigera ku 9 ibirego bigera ku 9 ariko mu busesenguzi bw'ubugenzacyaha bitandatu nibyo byari inshinjacyaha bitatu ni mbonezamubano ubwo hasanze ari gusebanya cyangwa defamation ibyo ngibyo twagira inama bareze ko baca mu zindi nzira zitari za leta wumve tariki ya 18 z'ukwa gatatu yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha mwe muravanga mumenya ngo Jihad arafungurwa cyangwa baramuzirika gukangisha gusebanya hifashishwa amafoto y'urukozasoni cyangwa y'ubwambure iyo dosiye nayo yoherejwe mu bushinjacyaha tariki ya 13 z'ukwa mbere 2025 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni yoherejwe mu bushinjacyaha tariki ya 27 z'ukwa 10 uyu mwaka yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha dosiye iracyakorwaho iperereza tariki ya 13 z'ukwa 11 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha dosiye nayo iracyakorwaho iperereza na tariki ya 9 z'ukwa 11 uyu mwaka yarezwe gukangisha gusebanya hakoreshejwe amashusho y'urukozasoni ndetse no gutangaza amashusho no gushyira hanze amashusho y'imikoreshereze y'ibitsina dosiye nayo iracyakorwaho iperereza ibyo ni ibirego byose iyo ubona bifite aho bihuriye niba atari ugutangaza amakuru y'ibihuha ni ugukangisha gusebanya kugira ngo murabizi hari n'igihe hari n'undi bari bafatanyije icyo gihe mugenzi we gukangisha gusebanya aho usanga umuntu runaka yagiranye ikibazo na kanaka yashaka kwihimura kuri uwo muntu akabwira wa muntu ngo ufite ngo izina riremereye muri showbiz kugira ngo izina riremereye ndaguha amafaranga uyashyire hanze ubwo ni ukuvuga ngo ni couple imwe y'abantu bagiranye ibibazo umwe arashaka kwihimura ku wundi agatuma Jihad ngo ajye kumukangisha ngo urumva ibyo bintu icyo gihe rero twaranaganira ibi byose maze kubibona ndamubwira izina riremereye ndabyumva ariko ntabwo riremereye kurusha amategeko genza make twaganiriye muri ofisi yanjye igihe kirekire ubwanjye turaganira
nk'amasaha nk'atatu ndamubwira nti ngwino muri showbiz rwose ukorera amafaranga ubifitemo n'impano ariko irinde ibi ngibi mwandikira ibintu agomba kwirinda ariko ngira ngo yabisize aho ngaho Yesu kandi buriya n'umuntu duhurira mu mahugurwa kenshi y'abanyamakuru ni ukuvuga ibyo akora bikora bizi sibyo Kasiye ribuka itangiye gutanga umwitangirizwa ntabwo dukora kuri assumption ubwo ni kugenekereza navuze ni uwo ubugenzacyaha bwatunze inkoni uwo mbega iperereza ryagezeho uwo niwe ufatwa muri icyo gihe kugeza ubu ngubu rero bariya nibo bafite impamvu zifatika zituma bakekwaho kuba barakwirakwije amafoto y'urukozasoni wumvise ko harimo umusore witwa Zagiye nawe rwose we yari afite akabyandikira abantu akababwira ati ngutemo se kwa kundi muri za mvugo zanyu ngo ngutemo se ngo ngewe ngo nta nubwo ahenda ngo ohereza 10 ohereza 8,000 ngo noneho ngo nabonye ngo iri full mbere ngo abonye agace ngo yabonye ngo iri full ngo nyine twabonye iri full rega ya mpano yadukubise iminota 10 yose amafoto nyaguhe uwo yahise afata urumva hariho babibonyemo akaryo ko gucuruza aho nabo rwose barakurikirana ubwo rero niba hari undi uzafatirwa muri ibyo bikorwa ari ugucuruza ari ukuyakwirakwiza ntakizatuma adakurikirana harakekwa nk'uko mubivuga ngo benshi ngo barasakaje I hope mu bari hano ntawe ubugenzacyaha buzageraho rwose bavuga ngo nawe warasakaje ntabwo uzavuga ngo ngewe ngo nari mu buryo bwo gutara inkuru nzavuga oya ntabwo uzaba urwitwazo ubwo tuzasoma itegeko uko riri ndakeka muri bakuru abari hano ntabwo byo mwabikora kandi nizera neza ko mutabikora kuko tuganiriye kenshi muzi uburemere bwabyo muzi n'ingaruka zavamo niba uri umusirimu hari icyo mutumvishe bro hanyuma hangagiye kubazamura murabona jihadi nyuma y'ibi bintu batubwiye muratekereza ko jihadi ari buze gusimbuka agataha mushyire muri quest bazamure reka mbabwire ikintu kimwe ikintu mugomba kumenya mukagisobanukirwa munyumve neza cyane 5 years arayirya zamuka ashyira muri quest 5 murabyumvishe 5 years arayirya bite byawe wowe mwizerwa bite aha Jay Baba what's up good buddy meze fresh nyuma yo kumva ibi bintu ushingiye ku kivuga ko jihadi aza gufungwa 5 years tangubwire sibyo yego wewe kuri ikinyoma ni ikinyoma yaregwa n'abantu badafite evidence benshi jihadi aratumwe gutukana jihadi bakamuganiriza bamuhereza warning nyinshi yaraziriye bafite rero ikintu gitabo cyari gisanzwe kiri hariya bareba bamubwiye ukabyara yabirenze ntago ashaka kuva muri brigade. I'm sorry to say this, nanjye nishiti yanjye jihadi n'umujama wanjye ariko ntago yabivamo hariya deja bamaze kubishyira hanze gutyo bagavuga bati twaramubwiye kenshi bro uravuze ngo amanutse amageragere ni hano mbo ntago mbimwifuriza ariko ubyumvise warning nyinshi yagiye ahabwa man urabizi bagiye bamuhamagara hari igihe bamuhamagaye batubyibukana abantu bakurikirana entertainment yo mu Rwanda na Gateka Brian bamubyibuka bakabahamagara bakabagarura ikibazo cy'umuntu bita Fiona yes kuri kese y'umurundi wakundaga na Fiona umurundi n'ama audio narayakinnye umurundi ngo yakuye Fiona ngo Fiona ngo aragenda afata credit card yose arayikoresha
yaraza arangije umurundi afata amafaranga ngo ibivugwa nicyo cyagiye mu nkiko. Iyi kesi igarutse inshuro eshatu. Amakuru mfite imena ashobora kuvugira aha. Accumulation no kwakimila ibyaha ni ukuvuga ngo ahangaha uyu murundi wo mu diaspora utuye Vatikani i Roma yafashe amashusho ya Fiona ayagira ate ayahereza Jihad ngo we na Briane bayakangisha nde Fiona. I remember iyo kese yaragize yarasakuje cyane ndabyibuka. Kese rega nari nyirimo kese ma YouTube abagabo bamurangira barabyumva ntabwo babyumvishe umva ikintu cyabayeho. Jewe kese yangezeho ariko noneho niba ndabyibuka nakinye n'amajwi ntibuka nkina amajwi y'umukozi wa Fiona ndabyibuka. I remember ibintu birasakuza ariko nza gufoundinga out ko murundi yishuye abantu amafaranga ngo depadasubira inyuma niruka urumva. So iyi kese yanze kubabarirwa. Wumvise bayijyana mu nkiko murangira yavuze. Wumvise yavuze gusamu gusakaza amashusho ya yampano. Oya hariko n'andi madosiye yakimiye ibyaha byinshi. Ngambwire dufate dosiye yafata ku mavuta sibyo? Fata ku mavuta baramubwiye please. Ntabwo fata ku mavuta yafunzwe kubera The Ben. Ibyo tuvuga ngo The Ben no. Byari maze kuba too much. Musobanurire harimo kese ya Medi urumva? Harimo kese ya Nobja bamubwira harimo kese ya Nobja, harimo kese ya Muyoboke, harimo kese ya Bayingana, harimo kese ya The Ben. Wumva abo bantu harimo abantu benshi bro. Hariho kese zimwe bashobora gutolera batwanye n'umuntu iyo ni ibintu bisanzwe sibyo, ariko bimaze kuba too much bakabona maze kuba black sheep in society. Hariya bavuga ati ngomba kugenda guturiza ni hariya n'ubundi twarakubwiye inshuro nyinshi ntabwo wumva. So icyo gihugu umushinjacyaha rero araza akabigushinja kandi bikagaragara. Hari amajwi, hari wowe amajwi yawe, hari na video zawe uri kwikangira abantu ngo ndagutuka ngo ndakwereka birahari. Uravuga ndi Jihad nta mavideo yakora kuri YouTube ati buretse ndaje ndagutuka ndagutokoza. Yego so wowe bavuga ko ariko rero ahangaha nje nikanzemo none so bigeze wumva mu dosiye yose bari abatipe ba Wakabi John Wakabi basakaje amashusho sibyo? Yego niyo dose nibyo byonyine babareze sibyo? Yego Jihad se nawe nibyo gusaba mureze nibyo wumvise bamuvugaho none so Jihad ni umusare kurusha John Wakabi. Wapi none se bimenye nyine ibi bintu none ko bigiye kugira Jihad hagombaga kubaho gutuza. Okay bari hagombaga gutuza kubera ko baramubwiye iyo bakubwiye inshuro nyinshi asiyefunzwa na wazazi ufunzwa na dunia nibyo ngibyo. I'm sorry ntago mwifuriza ikintu kibi tugize amahirwe tukabona avuyemo wenda byamwigisha isomo ariko byari too much bro. Mu warusiga ugira n'umuntu gatanga ngo ndishura Jihad waguhe nyoko ngo ndishura Jihad aguhe nyoko uri kumva? Ujabuka kese nigeze kwesurana na Janine iwawe kuri yako se umwana bari bafatiye Bukavu ntitwabirangirije hariya. Yaragiye Jihad yaraje nkora ngo yo gusaba ngo yideni ngo kubera ngo ntuza bakoranye Pazo bakoranye. Noneho ya mpano Pazo kuko yaramaze gutanga amadolari 500 buri hari ikindi kintu mutazi. Umuntu wateguye bino bintu byose ntabwo yigeze anavuga muri ikeza kandi n'umuntu watangiye ikirego wa mbere ntabwo arafata no mu diaspora muri ikeza ya mpano niwe wasunitse kugeza n'amashusho agiye hanze. Umuntu diaspora samukula Hega matwi ariko yatangiwe ikirego umunsi azabaruka azahita bamujugunyamo.
rwose manza wumve rero uri kumurabura uko byagenze niwe batangiye ikirego agomba kubimenya abimenye ko bamutangiye ikirego ariko sinavuga izina rye ngo niwe wabikoze ibi bintu bya Yampano harimo ubugome kuko hajemo n'indirimbo ngo hari n'indirimbo nibivuga nyir'ubwite arabyumva ngo basabye ko uyu mugabo ngo afata ngo indirimbo yari yakoze urimo kunyumva ngo ayihereze abagabo b'abarundi babiri bayikoreremo iki amashusho ndarabyanga baravuga tuzaguhana Yampano bamanje kumutegura umugi bamweshura umugi uriya mudamu aravuga turarangiye sheri va kubi ibyo bintu va kuri uyu mwanda Yampano urumogi aruvamo arageranya no kwa muganga afata imiti aragenda kwa muganga babimukamuramo iminsi ibiri yaranyoye umugi barabonyesha live na puzzle kuri hano kuri TikTok nyine kunafasha abahanzi numva n'umutipe uzi imihanda nyine ubizi wabaye Uganda n'iki ariko numva n'ukazo cyo gufasha abahanzi numva ntabwo ari kuvuga Yampano neza ni kera tuzigiye yarakimara gushwana rero ndakubwira ahurira nabyo amakuru avuga ko nani Puzzle urukumva yafashe Jihad afata K-John nk'abantu bafite media cyangwa bafite platforms abari bo yohereza kwa Yampano kugira ngo bajye kumwakira miliyoni 2 ari amashusho ntaje hanze urukumva K-John si blackmailing ngiyo manza wumve K-John abikimara amafoto ngo bagiye kurya umuceri kwa Clapton ngo yereka abanyarwanda barimo Njuga amaze kujya gutanga ubuhamya muri riba makuru mfite amaze kujya gutanga ubuhamya inshuro enye bari kubutanga hano kuri live yawe yaraje hano arabivuga ari biba yabikakiye John niwe master wo gusakaza amashusho y'abantu bambaye ubusa uribuka kuri Shadibu nawe uribuka Shadibu ariko se no mukecuru ndakujije urumva nyine namubwiye ati ndakwanga gihe ntacyo nagugitwara ariko ndakwanga warampe mu kintu kandi wari inshuti yanjye yari inshuti y'amashusho yashyira hanze umva uzi cyakurikiyeho K-John ngo ababyeretse bande ababyeretse banjuga baramubwira ati rero ibi bintu bigize icyaha bisibe ngo K-John aravuga agiye kubisiba ntiyabisiba uwo numwe Jihad rero Jihad nawe ngo abahuriye na Yampano Nyamirambo aramubwira ati Yampano ugomba kwishyura Puzzle amafaranga ye bitari ibyo bizakubaho byirengere wumve ubwo Yampano asanga Jihad nani ibintu bya hatari we yaraje manza wumve ubwo Yampano arigenera ese ngo Godfather wowe uri kuruhe ruhande urekiwerewere ifu hamwe wumva inkuru gakubitwa n'inkuba na wasense uruhande sana ngana amashyaka ari kurwana waki buraburyo we so icyabayeho mu nyumve ahangaha ubwo urukumva K-John nani Yampano bamaze kumenya ko Jihad afite iki amashusho ibyo nibyo bagiye iruhande noneho ubwo umuntu bita cyagiye kimara guturika bigiye hanze bikimara kujya hanze ariko natanda arama iriya screenshot ijya hanze umuntu bita Yampano yashatse kuvugisha Puzzle yanga kumuvugisha ahubwo amwoherereza Jihad n'umuntu bita K-John ngo bamuvugishe we ntabwo ashaka kuvuga nawe yari yamuborotse afata umutipe ukora muri mwisibo ni Jadoni hari umutipe ukora mwisibo pana Jadoni bamwita n'uyu mutipe bamwita uyu nguyu umutipe ageze kujyana bifu na Knowless ninde wapi Lema yakoze mwisibo we kera none abantuza n'abapita wapi akorana na ntuza akorana na Philipita bamwitana Babu thank you bamwita Babu Yampano yitabaza Babu aravuga ati mpamagarura mujene asibe biriya bintu uzamuka akabano asibe biriya bintu Babu ahamagara Puzzle ntuza ari hehe nani araho Yampano yicaranye nawe ikiganiro bagiranye barakirikodinze ndashaka wumve ahantu abantu bakugukiye uyu munsi ndabena umuceri
abantu murahita mumenya example zamuka Kemini kabaragiye mushyire muri request ndi kuborosa ibintu biri kugira wowe Kemini ongera ushyire muri request abona nakubonye nandimo koza amenyo kabano ntago ndi kukureba okay hari nk'abantu hano abantu bamudafite amazina ntazi icyo mwakoze get out here mani ni kuzamuka kuri pano ya Godfather ugomba kuba hari icyo wakoze cyangwa wakoze kuri goal pomba fuzeni okay twagiye kabano zamuka cumfura ya mama hano bagene abantu bazima bashobora gutanga ibitekerezo abandi mujye mu babafana no sense kandi mwese mwandikemo Boss Lee Queen of the niba mureba kuri ara hejuru murebe hejuru ara hejuru impande y'abantu 650 rero umuntu bita Boss Lee adropinze ibihumbi 41 bro what's wrong with you people tuvuge ikinde kiki njebabwira iki namwe mukaza kubwaruka mwese mwandikemo Boss Lee reba hano bro si reba ibihumbi 41 mugikitageze mwisa what's wrong with you muke muceceka shushu ni muri mukazi zamuka abantu bagufollowing gusa unzamukira abantu bakumfollowing that's it okay munyumve neza cyane aha hantu jihad ahurira he nabyo jihadi yafashwate kubera iki jihadi yafashwe nicyo kintu abantu badasobanukiwe bakababwira ukuntu yafashwe noneho ngo bahuriye na ya mpane Nyamirambo wumve ahuriye na ya mpane Nyamirambo ikintu cyakozwe niki arabimubwira ya mpano araceceka naringeze ahantu ya mpano yahamagaye nde ya mpano yahamagaye yitabaje babo kuko pazo yari yamugize ate yari yamuborotse ahita amuhamagaye pazo yimeninda urukumva niba ya mpano yari yicaye ruhande rwa telefone bashyize round speaker that why he was recording vugira ngo kari kodi hari ukuntu abantu bahubagurika so aramuhamagara ya mpano yamushubije ya magambo ngo tunako uravugana na babu aramubwira ngo nashakaga kumukanga niyo mpamvu nashyize screenshot hanze ariko video ngiye kuyisiba ntabwo nzayisakaza murabisobanukiwe yaramaze kwituritsa yaramaze kwirangiza icyakurikiye ni iki gihe pazakubwiraga ngo rikumubaza ibintu ushaka kumufungisha yarakoze ayo madega no mbere muri icyo gihe nkibona screenshot y'intuza naravuze basanga uyu mwana bagiye kumurangiza Kejo arampamagara Kejo namubita screenshot ndamubwira video irihe arambwira ati video ifitwe yisabe puzzle urukunyumva turakumva ndangije mpamagara puzzle arambwira ngo ntayo mfite mpamagara Kejo arambwira ati we Muhammad $100 arayiguha ndamubwira mfite audio bro ndikavariga ziri audio ndazifite Kejo arambwira ati ndabifite biri yanyoreje voice note ndabyanga ariko si bifite reka ngereje kubireba I think ariko se wende byavu ndabifite ariko ninde muntu ukavariga ntuza ninde wazi kavariga mu bikunde noneho mpamagara puzzle kuko we abizi neza ko nashobora kunga kama video kugira ngo nyasakaza ngo nashaka kubikumira puzzle arambroka arabyanga ngo yaraza ubuza abantu puzzle abyanze aranambroka noneho babonye nakomeje kubyirukankamo nakomeje kubishegeramo nibwo bahise bazana triki baravuga ngo Godfather ngo rega ngo nta video ngo turashaka gutwika urukunyumva ati ya mpana afite iki indirimbo ngo rega nubwo pazo yatandukanye na ya mpana ngo nta kibazo bafitanye wumve noneho ariho akoshaka uretse gato iyi nkuru iraryoshye kamanze ndabamborosa isikiga we reka baye ngo ndaza kuborosa nyuma sikiga we tunumwe ko ntabwo banenda gusoma reka manze bahinkure kwinkuru mazi borose nurangiza duheti dore ko kandi ukunda no kuzibara ke barakuru Keminike akunda kuzibara natwe n'ubwenge cyangwa ndahubagurika oya n'ubwenge nubwo harimo amakabya nkuru nta makabya nkuru ngiye ibyo nkubwira ibyo ndi gukubwira reka nze nkubwire
oya ntago ari ya nonaha wenda ni arizo no brother ntabwo ngiye ngo dufatanye ngira ubukabya nkuru kuko nahamagaye ya mpano muzana kuri live ya mpano yaje hano yambaye igituza hejuru bitewe n'uburyo yararakaye yaje agatuza kari mu kirere reka mukwereke ntabwo mbeshya ngo dufatanye ngiye bahereza ngiye bafite ikintu bita archive ntabwo njya mpubuka reba hano si hiya uretse gato ntabwo njya mbeshya kimenike ntabwo mpubuka let me show you ntabwo mpubuka ubundi ribu yikubitse icyumweru iri foke ibifite amakuru uretse gato menshi cyane uretse gato bura hari ikintu mutazi ahantu no nkuri ribuze kurangirira nibwo umutima uri buze kubavamo let me show you muraza kumirwa hano harimo ibintu harimo intambara ziri kurwana n'abantu ngo bigeze guhemukirwa muri cyo muraje mwumva harya reka mbabazi ibintu biri gukururana ko muri buze kumirwa muretse mwumve ariko se imashini kanze nkoresha telefone reka nze nkoreshe telefone sha nibyanga reka nkoreshe telefone ngo uri imana ya kandi karyo uri imana ihinduririhe mwese mutapinge screen kugira ngo bikunde tapote nze mbereke fata kuri 17 bayibonye 17 Pro Max ongeraho ngo Pro Max na mu Rwanda tugura pushete sha niko okay so ndabona mashini biri kwanga kanze nkoresha tugura za pushete kanze nkoresha Pro Max uretse gato paka na keyboard tega hano Max uyu ni yampano nagiye kubona ndi kumwe na papa cyangwa screenshot z'ama video ngo nambaye ubusa bazuhereje papa cyangwa tavuga ati reka umutwanye nahise avuga ati umuntu uzi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni puzzle puzzle ni uzi video uzitanze puzzle mpamagaye usanga yamborotse nibwo namwe nahise mbona live icikikanye ndavuga ati sizi video noneho ngewe izo video ntago makana ko nari nzifite ariko mu mezi nari narazisibye muri telefone yanjye mu mezi nk'atatu yarashize kumva ubwo puzzle we izo video yari yarazisevinze kuri telefone yiwe batangira kumwereza n'izindi screenshot z'amavideo urumva umuntu telefone umuntu amabanga menshi abarimo sanga telefone yafashe copy ya telefone ayimurira muye kubera ko YouTube no kumpostingira ama video email yanjye yari iri muri telefone ye yo Google Photos ya rero niyo kizemo email ibintu byose biri muri kuri email bita amafoto ahitaza bishatse kuvuga ko nyine kubera ko yari afite login za email zanjye ibintu byanjye yari abifite nuko byagenze yankana tugarutse gatoya ufite impano irenze ujye wibijyamo ingenzi nuko nawe iyo mpano igifite so ahangaha ya mpano akimara kuza akampamiriza ko atari agatwiko ahubwo izi video zihari nibwo nashyize igitutu kuri puzzle kugira ngo ndebe niba izo video zihari koko urumva yaramaze kumpamiriza ko atari agatwiko ahubwo bashaka kumurangiza uyu mutipe puzzle nibwo yagize ate aravuga ati uyu mushenza arashaka kumfungisha Godfather nibwo yagize ate nibwo yahise ambroka nibyo yagarutse ejo bundi ngo namubuzaga amahoro nshaka kumufungisha ahangaha nimuza gukurikirana muri kumva niho urumva ko uyu mutipe yagiye kureba Babu kugira ngo bahamagare uriya mutipe areke gusakaza ibyo bintu mutega amatwi mwumve tugaruke rero hano nyuma kuri jihad uyu munsi navuye kuri bamenera umuceri urukunyumva kuva icyo gihe uyu mutipe aza kuri live yanjye ntabwo yagize amahoro
Kejo yaramuhamagaraga Jihad yahuriraga nawe Nyamira bakamubwira ati hereza uriya mwana miliyoni 2 ubone gutuza bitari ibyo bitari ibyo uzirengere ibizakubaho ngo niyo magambo Jihad yabwiye ya mpano turi kumwe ejo bundi rero bisoka bakimara kubituritsa bakimara kubara kira gitaramo kigiye kuba urukumva Jihad yahise bipostinga kuri state ntabyo nabonye ya mpana aramuhamagara aramubwira ati Jihad nta n'umutima wa kimuntu ati cyo nkoze ni ibiki ati nta mutima wa kimuntu wangirira ni ibiki uri kunkora urumva ko nyumva ngo Jihad atangira kumubaga ariko anamurikodinga ya mpana ahita mukupa ayo abantu ntabwo bari babibonye hari abajene ngo bakurikira ngo bafollowingaga nani bafollowingaga Jihad apana kumufollowinga kuko bamukunda ahubwo bareba buri kantu kose postinga hano hakaba umuntu ngo Jihad yakoreye ubugome bukomeye cyane afata ubwambura bwari konka igitsina cy'umuntu ngo bagita imihanda uwo muntu bimugiraho ingaruka yirukanwa mu gihugu yabaga uyu muntu tukaba tumuzi nk'umuntu iyo bigeze ku kintu cy'ikimenyetso cyangwa kuzakora revenge arafata n'ikimata genda gake ejo bundi rero amakuru angeraho ngo bafashe ya mpana ageze muri ribu avuze kuri Jihad baravuga ngo ibimenyetso biri hehe ko yapositiviza ibyo bintu ya mpano nk'umwasama nta bimenyetso yari afite urukumva ya mpano yari yahungabanye ntabwo yigeze anabona afata screenshot cyangwa akora amarikodi kuri WhatsApp ya ntuza ya Jihad yari yatambutse ya mpano ngo areba hejuru ako kanya haje umu agent wa ya mpano bro aravuga ati uyu mwana yahungabanye ndega amatwi ati uyu mwana yahungabanye ribu nje nk'umutanga buhamya warebye buri kimwe cyose nkiherera nkarira nimwakire ubwo yarabashyiriye ibimenyetso yabatwariye ikintu bita ikimenyetso cyose cy'ukuntu yapostinze ngo stati zose yarazifite kandi buriya Godfather kandi kana abantu batazi aravuga ati nge umutanga buhamya ntabwo ari we wenyine dore 1 2 3 4 uwo muntu ntabwo mvuze izina rye ntabwo byemewe kuvuga umutanga buhamya bro ngo akimara gutanga ibyo bimenyetso bikimara kuboneka Ribu yateguye imodoka yo kujya gushaka Jihad Goma kuko Jihad yari Goma muri cya gihe ndabyibuka igihe bajyagayo Jihad yari Goma bambwira ko imodoka yari iriho abaribu bambaye amakabutura ya Porsche bombe urimo kunyumva yafashe umuhanda werekera Goma urimo kunyumva ariko ngo bafite kamera scanning imodoka zose bahuye ku buryo agasura ka Jihad ngo bari guhura n'imodoka ivuye Goma ngo bigahita bijya ngo jwirwi ngo noneho ngo bagira mistake basanga Jihad yinjiye muri Nyirangarama imodoka yari biratambutse abaribo bageze Goma Jihad ageze i Kigali urimo kunyumva turi kumwe ego mwabaje ku mupaka se niba yamwe yasimbutse igipangu nka Sabe ndirimba Jihad so no nawe kumufata byabanje kugorana wowe ki yasimbutse igipangu nka Sabe ariko noneho Jihad kubera ari mugufi kandi abyibushye urukumva ntabwo yarashoboye abaye gusimu buriya umunsi uzabya operation yo gufata Jihad buziruka yasimbutse se bageze mu rugo iwe wowe ki ariko uri muzima yasimbutse nyine bageze iwe
nuka nukuvuga ngo operation yo gufatana cyazo ukuntu yari yitwa bima na population niko yitwa seriye kwambira ukuri nukuvuga ngo nguko uko jihadi yafashwe hari ibimenyetso kugira ngo ibimenyetso ariko ibyo bimenyetso wabitanze muri kumumva umuntu wari umurwayi wanze kumutubwira agent watubwiye ko ari agent ya Yamana ni mwiruka ndamubabwira uko namwibagiwe ariko ndaza kumwiruka urukumva nuko situation urukumva ko noneho wibaze tugaruke gato community wumvishe ibyaha hano hakaba harimo mu bintu bigaruka kuri jihad ni izina ry'Imana njewe jihad naramwihamagariye ndamubwira nti bro ikirego cyamaze kugera mu nkiko urabizi aravuga ati ndabizi ikirego muri birego byose ikirego cyakomeje kuzengereza aba bantu Brian na Jihad ni ikirego cya Fiona cyanze kuva mu nkiko anytime kizasomwa cyuyu murundi wishu bivugwa ko ntabwo tubizi ntabwo tubihamya ko yishyuye amafaranga kugira ngo baharabike inde Fiona uburakari buramwica akoresha imbaraga z'umurengera aravuga ati aba bantu nzajyana nabo mu nkiko mpaka sizo tukubyumvikana buriya erekana kuvuga ku muntu ujye mujya kubanza muri muntu mugiye kuvugaho nka Fiona jewe Fiona nari nzu wari we urimo kunyumva ngiye nta Fiona uyu Fiona urimo kunyumva muramuzi Fiona wa Marino utwinyamirambo bigeze kuza bajihadi bakazana amavideo bakazana ama voice note y'umukozi yuko umwana afite atari wa Marino DJ Marino murabyibuka iyo nkuko nayikoze umwanya muremure murabyibuka none bigute umara kumenya ko umwana atari wa Marino urimo kunyumva warangiza ugashaka kwatakanyina utazi nyina utazi se w'umwana usanze ari president utazi ari generali ngiye nkimara kumenya ayo makuru urimo kunyumva amenya ko umwana atari uwa Marino hari undi muntu uri gukekwa ko ari we se urimo kunyumva naravuze ati mbere yuko mvuga kuri Fiona banze benye uwo babyaranye ninsanga ari umunyamakuru turaguruka urimo kunyumva nkimara kumenya uwabyaranye na Fiona uwo bari kuvuga bari gukeka nahise ntangira gucinya inkoro ntangira kuvuganira Fiona niho abantu bamisinga point kuko njyewe uwo muntu nagerageje kuvugana nawe uyu muntu yaravuze ngo byanga bikunda muzahanwa mu buzima mujye mureka guhubuka so iyi kese ni izina ry'Imana ni kubugira gatatu numvishe murangira ayivugaho iyi ni kese ivuzweho imaze kuvugwa inshuro nyinshi bivuze ngo iyi kese ukuntu nka Brian yisanga muri ya kese yisanga muri ya kese kuriya bagenda kuri Instagram bagakora ama live bari kumwe kandi noneho urabizi umwe abavuga undi bamwikiriza so rero ari igihe biba ngombwa nyine umuntu agafata nk'ibimenyetso akareba ukuntu umwe ari kugenda amwikiriza musapotinga kuri ibyo bintu bigasanga n'ubundi aje muri iyo kese ikindi nuko buriya abantu bagomba kumenya buriya iyo ugiye muri RIB warigeze kujyamo uko abantu bamwe tujyamo iyo ugiyemo ibyaha bya mbere nyine babishyira nko muri archive kuriya nyine mu bigenda mukabisotinga uri kumwe n'abandi bantu iyo usubiyeyo rero byaha byose bashyize muri foda biba bihari bahita bakura muri systeme bagasanga uraregwa ibyaha 6 byose iyo bakohereje mu bushinjacyaha nabyo barabyohereza ku buryo uribuka wenda ntabwo ari ngombwa mu mentioning uribuka wa mugenzi wacu wigeze gufungwa uramuzi ariko yaragiye
bamuregeye ikintu kimwe nyine yari yanditse, baragenda basanga hari n'ibindi bintu yagiye akora barabishivinze, aragenda byose arabiburana. So noneho rero bikaba akarusho iyo wagiyeyo, noneho ugatanga statement, ugasaba imbabazi bakakurekura. Inshuro ya kabiri iyo ugiye cyangwa ya gatatu ugiye Nenda sikwesi ruwaza nawe ate wano tukukuba toyagala byose barabyohereza, kuko urumva biriya bya mbere yagendaga ugasanga uwamureze aramuhaye imbabazi bariyunze. So inshuro ya kabiri rero cyangwa iyo bibaye gutya bya bindi byose bahita babifata, azabiburana cyangwa bazafate n'umwanzuro babigendeyeho. Nuko tabiburana ariko bigenderaho, babigenderaho n'ubushinjacyaha niyo buri kukuburanisha, sinzi nawe mujya mubasha kujya mu manza, baravuga ngo ku itariki n'iyi wakoze iki cyaha iki n'iki, kuri iyi ngi wakoze iki n'iki, biragaragara yuko ibi bintu usanzwe umwanzuro rugendeye kuri ibyo byaha byose. Ndapfuye. Buriya niyo mpamvu wumva Murangira yagiye aravuga ngo yakoze ibyaha ibi n'ibi. Biriya byaha byose rero bijya mu bushinjacyaha bikurikiranye. Hari icyo aba ari kuregwa ako kanya, ariko ubushinjacyaha bufata umwanzuro bugendeye kuri ibyo byaha byose yagiye akora. Turashize. Inshuti yawe uratanga amahirwe angana ate? Kubera ko akenshi ibyaha byo kuri social media kereka iyo hajemo nyine kugira ngo baguhe isomo, ariko inshuro nyinshi ari igihe baroroshya iyo utafunze umutwe baroroshya. Ikibi ni ugufunga umutwe, akorera mugenzi wacu aba ariyo nyine, iyo ufunze umutwe niho bigorana. Ntabwo sobanukirwa. So ukavuga nk'ukurikije nk'ibi byaha bitandatu ukambwira ko jihad ari buze kuyisimbuka. Yari aho biragoye. Kandi buriya urabona turiya tuvideo baba bagenda bakata bavuga ngo mwega ngo mwanangiye amadosiye ngo nzajya kuri RIB muzaze, akanatuka n'abantu. Biriya byose buriya bagenda bari recordinga yo bagufasha. Biriya uruvuga ngo buri kantu kose bajyanye muri RIB buriya kara kantu bazabikabagira. Ni ukuvuga ngo buriya baba batarabona icyo bita allegation, ikintu kigushinja cyangwa icyaha uri kuregwa. Iyo ufashe icyaha rero, iyo ugiye kuregwa, iyo babonye icyaha bakurega cyanditse mu mategeko gihari, biriya byose biza ari nka supporting document. Ukuvuga ngo rero ikintu gitangaje abantu bahise barwara umuhenerezo. Nabari kumenyesha ko buriya hari uwo bitana ni ubureke umvuye nguyu, abantu bose ngo nabagize umvuye, reka umvuye mu diaspora. Uyu we ngo umwana ngo we ngo yarahungabanye, ngo nubwo ngo yabiganiyeho ngo yafashe umwana, ibintu birakomeye, ngo bari kohereza ibirego bindi, ibintu birakaze. Yagize ibyago rero bimusangamo. Nk'uyu nguyu yaravuze ati njye umwana wanjye ntabwo abana bakijya ku ishuri. Iyo agize ibyago bimusangamo. Ringingi birimo bibucanye. So J Baba, nk'umuntu wakurikiye amagambo y'umuvugizi wa RIB, wowe uratanga amahirwe angahe kuri umusore ashobora kurekura? Ntabwo hari atagiye muri atakatiwe. Ndahari. Bakamurekura atakatiwe. Bakamurekura atakatiwe. Ntabwo bishoboka. Ngomba kunyura muri ntabwo bishoboka. Mwebwe mu kwitegereza kwanyu baraza bose bazaka. Mbwira abantu ba mbere ibi bintu byo gusakaza amashusho sinawe wenyine, iri ekipe yabo yose bazayikatira. Urumva kubera ko batanze warning, ibintu byo gusakaza amashusho ni icyaha. Nta muntu ari umuntu ari wabifungirwa n'umwe, nta n'umwe urabifungirwa mu buzima. Oya ntawe. Bashobora kuba aribo bagiye kuba intangarugero. Oya se. Undi muntu uzi byari kuvuga nibyo byari kuvuga bafungira icyo kintu cyo gusakaza amashusho bigiye kuba intangarugero. Nta bagiye bigisha mureke bino bintu bigize icyaha, bino bintu n'icyaha, bino bintu n'icyaha. Murangira keri yaje iwawe urabyibuka,
inshuro irenze imwe kuri space yawe yabigisha babe we not urumva ariko bisa nk'aho abantu babigira nka blague not a double urumva abantu basa nk'aho babigize nk'aho ari blague kubera nta muntu bwabifungirwe n'umwe nta muntu mu buzima sinekereza ko hari umuntu mu Rwanda bari bafungira kugira gusakaza hari ugusebanya hari gusakaza amashusho y'urukozasoni na sinigeze ko ari umuntu wafungira iyo dosiye n'umwe I don't think so ariko ngira ngo wenda kuko abari nka bwo bwa mbere barezwe kiriya cyaha cyangwa ari bwo bwa mbere bagiye kuburanisha biriya bintu ntago bakanyaga cyane baba wenda urugero nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri ariko bakababwira ngo nuko ari ubwa mbere nyine bibaye. Ikindi buriya aba bantu banga ko bari kuburana nkurikije uriya umuntu bita Jihad niwe muntu mu mazi abira cyane. Inde Jihad aba bantu bari kuburana pari raporo y'ibintu bagiye bakora bitandukanye n'ibindi bagiye babika. Jihad niwe uri mu mazi abira cyane ariko abo kandi kejo rero mu rukiko abantu bagiyeyo urukumva kejo ratireka urumva reka mwe nk'urugero njye bamuhaye dosiye muraza mumve bakano kantuza Kemini kejo ni ari kuri dosiye imwe na yamuna ntuza na nuriya mutibi babahaye ni file namba imwe na ntuza na ni uyu mutibi Pazo kejo nagiye kubura navuga ati ndabasabye ngenda burana nonaha kandi noneho ntimumburanishe ko umuntu wakoze icyaha mwanyibeshyeho njyewe ndaza kumutanga buhamya. Urumva mwimbambana n'igisambo ahubwo mureke mu butanga buhamya njyewe. Sizamu kumva icyo kintu yego so nukuvuga ngo fata ku mavuta we nari yego ko fata ku mavuta jati Pazo waravuga ati niteguye gutanga ubuhamya kuko ntabwo njyewe nigeze mu mfatanya cyaha ahubwo nabonye ibyo Pazo yakoze mureke kumfatanya n'igisambo. gusa buriya nuko nago 100% nshobora kuvuga yuko ari Pazo wayisohoye ariko njyewe buriya navuga ko kuko niwe nyine byose byabazwa. Inde Pazo kuko buriya no mu gufana kwa Pazo ibintu ni birebire. Pazo urimo kunyumva Pazo bikavuga ko we yategetswe kubikora nande uwo muntu nawe yararezwe ariko ntabwo nshaka kuvuga amazina ye kuko ntabwo nari biramutangaza ntabwo arafata. Pazo oya Pazo agategekwa kubikora se bamufasheho imbunda oya bamushutse still icyaha kiracyari kuri Pazo kuko njyewe Godfather nkubwiye ngo genda unukire nuzu uriya ukamutuka ntago ari nge baza guhana bahana nyiri gukora igikorwa ukuntu mujya muri kese none se mumbwire ntuzabazamukatira imyaka 5 kumbonye umuntu avuze ngo hano ngo baramukatiye nibyo Jihad okay ese Kemini niba mwakurikiye ingingo ya 34 mu igazeti ya leta mu mategeko y'u Rwanda y'ibihano iyi ngingo iki cyagihanishwa ibihe bihano muniyereze ndabaze Kemini yo waba uzi iyi ngingo ibyaha n'ibihano karakarakashwi ubwo zugo nabimenya gute ahubwo hari umuntu nuko ikibazo cya TikTok kugira ngo uzajya muri DM yawe biba bigoye hari umuntu kuri live hari umuntu waronyandikiye kandi n'umunyamategeko akwandikiye kuri TikTok nagiye yazamutse se niba ari hano
buriya icyo nangiye kukubwira aya ntago yaza icyo nangiye kukubwira nuko inshuro nyinshi nanjye nigeze kujya kuri riba ariko barakubwira ngo muri iyunze ariko nugaruka icyo uzaba waregewe nyine kizaza gisanga iki ngiki oya baravuga ati barakubwira njye nagiyeyo muri iyunga cyane cyane iyo ari wowe uri mu makosa kuko wasabye imbabazi bakubwira ngo icyo uzaba waregewe icyo uzagisanga hanga kizaza gisanga iki ngiki ndapfuye Godfather erega buriya uzi nk'inshuro buriya baba baragiye nka Jihad aba yaragiyeyo bakamubabarira bakamwihanangiriza bakagera gute numvaga Murangira yarakaye kabisa sinzi niba nawe mwabyumvishe Murangira numvaga kabisa afitemo nko gusezera yabasezeranije abantu yababwiye ati murabeho ibyo nzicyo Mungu wangu so ariko abantu mukunda makuru abantu mukunda kumva ibyacitse no kunda abantu bakwise bakuzura ubwo abantu igihumbi abantu ngende umuca urambaza iki ngiye nkuriye he nabyo umva nyine nkubaze nuko nguko baba baramufatiye icyo cyaha ubwo hari abandi bamureze ibindi byaha nabyo agomba kubibarizwa rimwe ubajije amaze kugusobanurira nubwo bahuriye mu modoka akamusurira akanutsa warabibazwa ariko umukobwa muto n'uwo yasuriye akanutsa araza kubiryozwa azamukatira myinshi rero nta bintu birakomeye ibi bintu nta miyaga birimo muri ibi bintu yarikaze urumva gereza nimba imana niyo yaba ari amezi 5 gereza nimba niyo yaba ari amezi 5 aba ari menshi bari nk'umwaka gute se gereza si yatereka agakamera kisekereza abantu bazongera kubasetsa mwasetsaga bari kubaga abandi bantu areka menya uko warenganurwa n'amategeko igihe wasebejwe ibi ngibi ndaza kubishyiraho ndaza kubibashyiriraho ndaje mbere cy'uburyo mwarenganurwa n'amategeko igihe mwasebejwe ibi bintu ntabwo abantu bajya byanastandinga ariko biremereye ibintu ni danger umutipe yagiye kujya kureba ibyo bamwandikiye ndagira abantu muri kuzamuka none se abantu muragejeje muri baba abantu 100 muragira ngo bazamure muze mujye hehe mukore kuri iriya goal urumva ese uretse gato muri tayari bazanire ya mpano murashaka abantu gushaka bazanira ya mpano mu mbwire muzane ya mpano abashaka ya mpano muri he mwandike muri comment okay abashaka ya mpano lemino mumbwire oya mwe mumbwire ngo swe mbereke erega ndabatungura buri munsi nzabatungura cyo kuzana ya mpano se okay cyo kuzana ya mpano reka mbereke muzane okay everybody mwese mutapingi reka muzane twagiye tugere ku 200 mutapinga screen bite muzane reka nkwereke mutapinge screen
narababwiye ikintu nzabima ni ikintu kimwe, nzabima uburozi, ariko ibindi byose nzabibaha. Ibindi byose nzabibaha. Ibindi byose nzabibaha. Reka nkuzanire umuntu bita ya mpano. Mutapinge screen. Mutapinge screen. Game over. Mutapinge screen. Mutapinge screen, bro. Mutapinge screen. Ndaje mazamure Kemini. Mutap screen. Everybody, let's go. Tap the screen. Mutapinge screen zane ya mpano. Reka ongerejwe kabisa. Salama. Bite biti. Meze bite. Nanazamuka. Bari bamamagaye mwana. Bari bagwera nagiye gukina game nanjye. Natasha game. Uri gukina game? Oya game nayirangije, nayivuyemo. Nashyiramo request hano. Uvuga ngo ibintu birakaze. Uyu nguyu Keminike. Umudamu urukumva muri biriya byaha 9. Uyu nguyu arasiriba ngo nawe ngo ikirego cye ngo ntago cyakire. We bijyaho bimeze bite? Ongera ijwi sinkumva. Bimeze bite, byagenze bite? Mwaramutse. Twaramutse neza. Njye niwe nyibyuka. Ntabwo ndi kukumva pe. Njye niwe nyibyuka ubanza niyo mpamvu utarimo muranyumva. Ongera ijwi. Reka mbishyuka naryongereye, urimo uranyumva? Yego. Uravuze? Turakumva. Muvuze ngo iki? Ntabwo nakumvaga neza. Uvuze? Ubu tuvugana Kemini, musobanurire kiriya kintu cyari. Oya, kandi waruvuze ngo nawe ari mu bantu bareze jihad icyaha cye kikaba kitarakiriwe. Nibyo nshaka kumenya. Wowe byagenze bite nana? Njyewe rero ndi mu bantu jihad yahohoteye, kandi yahohoteye physically, yahohoteye mu bwonko, mu mutwe, mu ntoki, buri hamwe hose. Njye narabyutse from nowhere nsanga jihad yakoze ikiganiro, yafashe umwana wanjye w'imyaka 7 yamupostinze ngo arimo aramukeka ko ari uwundi mugabo. Kubera ko ko hari uwo mutumye. Nsanga arimo aravuga. Yavuze ko ari uwa Kimenyi Yves, umugabo wa Muyango. Ndabivuze. Komeza. Yafashe umwana wawe? Yafashe umwana wanjye aramufata, amukoramo inkuru. Ngiye kuvuga ari kuri mutandawoni, arimo aravuga ngo ni uwa Kimenyi, ngo so arashaka DNA, ngo arashaka impapuro zamutwaye hanze, ngo arashaka kumenya uwamusinyiye, ngo arashaka kumenya umwana w'imyaka. Ariko ratubeshye ngo iki? Reka nkohereza ka video ga praying. Kanyohereza kuri WhatsApp. Birashoboka kubera ko agerageje no kubivuga tumureba. Oya, ndi serious kandi ndi mu bantu bababaye, kandi ndi mu bantu. Ndonyereka ka video kamanzu kambe. Ntabwo nkeneye harabiko zana video. Ngiye kubikohereza kandi ndi mu bantu niyo haca imyaka 1000 nzarenganurwa. Komeza tugere. Wigeze uretse amaza kambe, reka tumaze twumva ibyo bintu. Reka amaza kohereza. Mutapinga screen. Tapote la famille. Ibintu birakoze. Kemini kubaye iki? Halo, peuple rwandaise, est-ce que il est là? Ndimo ndavugana n'umunyamategeko. Arimo arambwira ukuntu biriya byaha byose bari kumurega.
umuyobozi wa muri RIB baba bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyaha byose nyine waba warakoze n'ibyo bagukekaho. Baba bafite uburenganzira pe, ariko RIB ntage usibye kugukorera dosiye no gutanga ibimenyetso ntago iba umutangabuhamya. Irabyohereza ikabijyana mu rukiko, procureur abafite uburenganzira bwo kureba ibyo byaha akavuga ngo bimwe ndabona nta shingiro bifite dukurikije ibimenyetso ndi kubona amahangaha. Muranyemerera nkire video? Ago turi kubyumva koresha za speaker zawe ujye ukoresha. Uretse gato washaka za speaker zawe ujye ukoresha nakumva kakumva. Abana madam wa mukecuru reka guteza urubuga n'intagara muze mupira aho niho bikwesha cyane. Uretse gato kamwe niyo byabari ikibazo ahubwo ikimenyetso simusiga igende yarafashwe kugira ngo umera ababirwe utesha abantu umutwe uvuga ngo abantu mu minsi ishize rero afata abana barabapostinga video nk'iyi bari gukina imipira aho ngaravuga ngo ninde roho wanyu ninde mwigira abana barangije baravuga ngo nidadike ngo ni uretse gato bitora bwarangira uretse gato ngo ni uri kuyireba nyine nubwo uri kuyikina ndagira ngo uri kuyireba hari amashusho uri kureba cyangwa yazanye amashusho y'abana bari gukina akabumbu hano kanyikoherereza. Yewe ndashaka kumenya muri ngewe ibintu by'amategeko ntabyo nzi byo mu Rwanda. Urinde uretse gato urinde wiyemera uretse gato dore video nayiguhaye. Aha ngaha uretse gato hano ngo imva n'imvano ngo byagenze biti ubundi ibintu bya imva n'imvano byagenze bite kugira ngo wisange bari kukubaga uri mu mwandiko. Ngiye Godfather nanjye nisanze mu mwandiko. Ariko se none ko yavuze ko uri umukecuru kandi nkaba utari umukecuru ni wowe cyangwa witera? Ndanabyutse sindakara mu maso cyo si ikibazo ahubwo nyenda ashaka kubaza abanyarwanda. Iyo umuntu avuze alphabet akavuga ke biba bisobanuye ikimenyi? Iyo wumvishije iyo story icyaha ndegwa cyose ni icyaha gituma bambaga bagafata umwana w'imyaka 7 ugifite future, umwana mutoya utazi social media ngo ni igiki ngo nuko navuze ijambo alphabet ke kandi none iki kintangaza ni ikintu iriya screenshot iranoza wagize iriya wabirecordinze biri kuri dynamic nira foto yawe ayinyuzamo nira foto yawe ayinyuzamo imwe se ebyiri se eshatu nta mwana arimo. Icyo already ni icyaha kubera ko nta consent afite gukoresheje ifoto bigaragara. Oya nkambabwire ngiye wa mubyeyi we ngiye naremeye ngiye niyo nyihanagurizaho ibyondo ntaribi umwana w'imyaka 7 naramvite ijambo ngiye nahamagaye mushiti wanjye ndamubwira reka mbabwire birandenze mbyutse muri kino gitondo ntazi bigenda amaso ariko ndabizi ko muri inshuti uyu muhungu simuzi kandi ndabona ari umuhaso mumumbarize naba nakoze iki ninde waba wamwishiye kuba yashobora kunkomeretsa agakomeretsa n'umwana mutoya. Ipa arambwira baramukira kuri telefone arambwira ngo ni muyango tubivugana kuri telefone ndamubwira ngo muyango niwe wamwishiye ngo agira ate. Yes ndamubwira bro mbabarira ugenda usiba ibyo bintu kuko ngiye kuri ngewe nshobora kukureka. No Jihad niwe wakwibwiye ko atumwe na muyango. I'm smart girl ndamubwira please
Okay, kuguharabika no kwataka kuriya ngo ntago mbiyumvishe neza. Ndamubwira nimbyuka mu gitondo. Wikwitaba. Baramuhamagaye. Basamuhamagara ngo nimbyuka mu gitondo. Ndamubwira nimbyuka mu gitondo. Ndamubwira sasa njye nagusabaga kwako ndagufungisha. Ntagufungisha. Abana bafite nyirakuru bafite anti bafite ndi. Abandi bantu baragufungisha kuko ibintu wakoze ntibibaho. Ndambwira ariko mugiye nuko wafashe umwana ukamupostinga ugafata ifoto yanjye itari imwe itari ebyiri itari eshatu ukayipostinga, mbabarira wongere ufata agatebe wicare hasi upostinge uhinyuza ibi bintu. Nana uri kwiruka mbere yuko wiruka gasimba bwo kwiruka ngo yarakubwiye ngo ninde wamutumye gukora ibyo bintu. Yambwiye ngo ni Muyango nansaba nuko yamushira kuri telefone. Ndambwira no Muyango yo wakimenye nta mpamvu. Yego Muyango wakimenye ni ukuvuga baramuhamagaye tena mukupe baramuhamagara ngatabivuga barimo barabivuga baramuhamagara ngatabivuga. Urukumva none se uziko Godfa uziko kara kantu nyohereje mbonye kuriya kara kantu ari cya kirenze ibindi byose ari kuregwa wangi. Aha wenda guhera tariki 18 z'ukwa muri 2024 reka manza garuki afite recording barimo baramuhamagara mubwira ati urashaka iki cyose tukiguye ana no muzi gice ana nase nimfuye mvugo ari mwe kurya kimuhamagara. So none ana makuru avuga ko urukumva Muyango ukagera kimenye baratandukanye byeme n'amategeko. Muyango yabwi buretse gato niba garuka sheri garuka. Okay. Nana. Ako ka audio karahari. Wakanhaye. No, ako kazaza kari nka defender. Noneho jama ndamubwira ati natumwe uretse gato arakubwira ati natumwe na Muyango. Ndamubwira sasa genda ufata bino bintu bidiriting ukuri n'uwicaruka kumenya. Ndamubwira bro twe turi hano turi twaciye mu bibazo kugira ngo tubone abana. Njye nanakwishije abana banjye kugeza ku myaka 7. Ubuzima na expense maze kubashiraho ntago wabona amafaranga. Genda ukore ikiganiro uhinyuza udushiraho nkuko adushiragaho ngewe n'umwana. Ndambwira n'ikigusetsa uwo mwana afite impanga ye. Uwo mwana ni impanga. Sinzi ari kubera icyo wavuga umwe ukareka undi. Abo bana ni impanga bavutse ari babiri. Why uvuga umwe se namubyaye mu wundi undi mubyara mu wundi. Ndambwira ko ikiganiro nurangiza kuko Jay baba mutyo mic uri mu rusaku uri mu muziki. Yego udushireho nurangiza kudushiraho usaba imbabazi tugumeho nkuko tayito ya mbere twari turiho. baramuhamagara kandi urumva yanamuhaye n'igihe cya reconciliation. Godfa reka nkubwire Jihad ni umunyamakuru mwiza pe. Nako ni umuyutuba ntago ari umunyamakuru. Ni umuyutuba mwiza pe. Mumbabarire oya barimo barakubwira ngo wikomeza kuvuga. Noneho ndangije ndamubwira ako niko bashizeho ndangije ndamubwira ikintu tugiye gukora ni kimwe genda ubikore nkuko mbigusaba. Mwana w'umuhungu nawe yanyigizeho umunyabwenge anyigiraho number 1 aragenda akora ako gare mumbabarire nana twavuganye yansobanuye n'uburyo yabonye abana yo n'umwana mwiza ni musha ntago ari byo sawa. Agashiraho arangije kugashiraho like 24 hours ahita genda yongera deletinga amande asabye imbabazi asigaye ikiganiro. Nanjye nsubirayo ngatekinga nsanga yakadiritinzemo icecekera. Oya
genda ushaka mu biganiro byose nimba ari bya Diamini nimba ari byakoze bitya urebe ko usanga mu cyo kintu Dynamic show ko hari umuntu umbwiye ko mwasabanye imbabazi biri muri comment hano bari kubyandikamo ariko ari kugusobanurira atajya kugusobanurira nta kubwira komeza yaragiye asubira inyuma amwe yasabaga imbabazi arahakana yaragiye aragakora ngo arangije bakoreta agasiba twumvikanye ko nkuko yafashe ifoto yanjye agafata n'ifoto y'umwana akatwandarika akadusebya ariko akora ikiganiro asaba imbabazi nkuko ikiganiro cyabo ni njyewe wari ifoto hejuru titre njye n'umwana wanjye ariko agenda agakora ikiganiro asaba imbabazi kikagumaho ubuziraherezo bwose nk'umuntu wese uzajya wumva nuza part 1 agaruke najya agira gutya ahita asanga part 2 asaba imbabazi niyo yari contract yanjye nawe umuntu wari we wese najya kuri ibyo biganiro abone ko ari bubone ifoto yanjye n'ikiganiro gisaba imbabazi nta gihari so nyuma yaho Godfather mwabaga muri hano yansanga hano akavuga ngo madamu ngo nansi ko ibyanjye nawe byashize ntabwo mwabaga ntabwo wabyumvaga n'ibiganiro nabyo biriho ku bantu babikataga wumvishije mubwira ijambo na rimwe yagiye kubikora yarangije kugikata yakigiritinzemo ikintu cyambabaje ni kimwe umuntu mugire neza muganiriye inbox unamuciriye bugufi aragukomerekeje njye mu buzima kuva navuka imyaka mfite ni ubwa mbere kiriya kintu cyambaho abantu barampamagaye Facebook abantu banyohereje agaklipe WhatsApp Snapchat ahantu buri muntu wese unzi wabonaga opportunity yo kohereza akaya agaklipe akona koherereza yarakanyohereza yarakanyohereza none ubu ngubu rero bikaba bihagaze biti ikirego baragitanze nohereje email narahamagaye mfite n'ubu nakwereka email maze kohereza nabuze gutsa natekerezaga narangije kugura tike ndamanuka mu Rwanda ngiye kukitangira physically kuko naranatabaje ndavuga buri munyamategeko uri hano njyanyandikira ureke nze kuza kuguha umunyamategeko niba mushaka urabukoze umunyamategeko agufashe ubundi sina ngombwa ngo uze nyine ifite umunyamategeko arabikora nje rero n'ubwa mbere kuva nabaho dore ndi umunyarwanda kazi navukiye mu Rwanda n'ubwa mbere naba ngiye no kwitaba cyangwa kurega umuntu muri bibi ariko uriya mwana yarankomerekeje none yabyohereje mu gihe kibi mu gihe kiba abakongomani birirwaga batuka abanyarwanda ntabwo azi icyo yakoje ntabwo azi icyo yagejeje ku mwana wanjye njye ntuye muri state yuzuyemo itarimo n'umunyarwanda n'umwe ntabyo azi njyewe abantu baranzi muri Australia mu bintu by'ubugoryi iyaba naramenyekanye mu bintu bizima byari kuba amahoro n'abana arimo arakiniraho njye namaze imyaka 13 nshaka urubyaro nararubuze niko gahinda ngira 13 Imana impaye abantu usanga umuntu utanazi naho bagurira pampa batazi naho bishyura banishyurira inzu ugasanga ari ku mwana wawe ndibuka kweli nariho muvugira nibuka kuntu yavuga ngo mwasabanye imbabazi niko ndibuka ari kubwira ngo madame nagize ngo ibyanjye byararangiye nawe ngo niba ubishaka rero ngo twaguruka Thank you Jay ubwo byagenze gute yaramubwiye ari sinzi matipe yari yaje bazanamo kandi nana ngo wamugore ngo kandi uranshaka nagize ngo byararangiye ariko ngo bishaka leta kandi tukaguruka Rosine wowe urimo uravuga ngo gufungwa ngo bizamarira iki njyewe ndi umunyamushingisha nkaba n'umutera mwawe niba umwana atazarenganurwa kubera gufungwa nzemera buri gitondo nzajya ndirira jihad azishyirwa n'isi mbanana abangaba bavuga gutyo nuko batarahemukirwa kandi wowe bivuga gutyo wazi utari umubyeyi abatarahemukirwa ari n'umubyeyi
ntabwo uzi kubyuka mu gitondo ukarera umwana bakamuzana muri bullshit mu bintu by'ubugoryi. Umwana utanazi n'ikinyarwanda, umwana utaranigera akandagira mu Rwanda, ngo kubera ko umuntu ashaka gukavaringa inshuti ye y'inkozi y'ibibi. Ariko hari ikintu kizagira kikagaragara. Ubundi atwiste arakavuga wowe ikintu mbaza uretse gatoya uretse gato upfa ikinamuyango ku buryo yishyura jihad kugira ngo aze kuguharabira kuri ako kageni. None n'igisetsa ndamubona face to face ntantu turahurira mu buzima. Ariko bivuga ko uretse gato bivuga ko wowe n'umugabo we ngo urukumva niba hajemo kese bivuga ko wowe n'umugabo we umubano wihariye na n'umugabo wa Muyango. Ariko tugirana online nose ni muziranye amaso ku maso. Reka dusubire mu magambo ya Jihad we yavuze ko wowe mbere yuko ujya mu mahanga mu gihugu utuyemo cy'amahanga wagiye utwaye impamba y'urukundo yinda watewe na Kimenyi. Ibyo nibyo sibyo? Odifa iyaba Kimenyi ni umugabo mwiza, Kimenyi ntahasebeje, Kimenyi ntabwo namwihakana, uranyumva? Nta n'impamvu yo kubyuka mu gitondo ngo mpakane kubera ko aba ari amaraso ye.